buriya abantu mubonaga bije iyo bija ntago ari uwejo bundi kuko twese twamusanze mu gakino haba Nsabe haba n'abandi bose twamusanze mu gakino yego none bibonaga nkabikunda nanje ndavuga ni reka mbijemo bigiyemo nangira ndi gukina ira rore bije bija akinaga buriya narayumvaga cyane yego buriya nuko byageze aho bigahinduka papa yaranutse nagendeye ko papa arabimbuza mbivamo ako nanje narabikundaga bitangira ndi mu mwaka wa mbere muri segonderi biragenda birazamuka urumva none ubwo kugeza n'ubwo munsi yakwa twihurije hamwe nk'abantu twaturi kwiga muri groupe scolaire Muhoza ya mbere haba bansabe babije iyo bija urakora cyane uyu munsi turi gushimira Imana aho tugeze dushimira n'abantu bakomeje kudushigikira Irebero TV kugira ishindwe twatangiye turi mu tsinda ryari riyobowe n'umugabo bitaga Ayisi yego iryo tsinda rirasenyuka hasigara umuhungu bitaga Christian ubwo ahasigara kutuyobora turakomeza turakina noneho byaje kuba ibintu bikomeye cyane haje kubaho ibibazo bigiye bitandukanye ubwo itsinda rirasenyuka risenyutse turi abantu bagera muri 35 noneho mu bantu 35 hasigaramo njyewe na Ndaranye ubutumwa na Rusiya na Tony na Aris yego ubwo uyu munsi wa none twewe twarakomeje turavuga ngo ntabwo icyerekezo groupe cyasenyuka icyo gihe ntabwo twagafunguye na channel yego turavuga ngo twewe uko bimeze kose tuzakomeza dukore buriya igihe byageze aho dushaka kugira ngo tugure mashini yo kugira ngo tweditingireho nukuri ko Imana nanjye kugura ni ipantaro y'ishuri ndabiparika nanga amafaranga kugira ngo turebe ko twagura iki iyo mashini bese ibintu byose twarigomwe twewe ubwo turakomeza turakora hari abatubona uyu munsi bakagira ngo tuvutse ejo bundi ibi bintu tubimazemo imyaka igera mu 9 ubu ngubu wenda nsimbutseho gatoya komedi mukina zitirirwa Nsabe kuki mwese mukuzitirira Nsabe TV3 Yes, reka ngusude kandi mwifurize ibihe byiza wowe ukurikiranye TV3 Rwanda nizere ko umeze neza nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira ko isi tubamo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana bityo rero nko mubibona imbere ya kamera yanjye nsanze umusore wanjye tuyiri comedy yani arimo ararya tiri imeze bite ni sawa meze neza kuri muri ya sehanu ku Karubanda ese sinje wa mbere uririye ku Kivu kuki wabihisemo buriya ino urabona ari Musanze n'amazi gahabaga wakwicara ngo akayaga kaze neza nka guca niyo mpamvu nafashe sorori mama yambwiye ati mwana wanje dore impamba yijane nanje ndayijana ibyo biryo bibaye mpamvu naje hano ngaha rero umeze ute Texas nase wese uri kubibona meze neza ubuze waba uri kujya ukamera nabi koko uyu murashima Imana ahubwo ngira ngo wereze ku kirayi oya banze riki ungo wavuye Musanze uzana nibyo bintu uzanga ku Kivu wada nabitegeye nibi bijyo byanje nabitegeye ariko nabonye content zawe n'ubundi zijyanye n'ibyo ngibyo byo gufata amafunguro nyine abantu basanzwe bazi konjaga ariko ugu munsi ntabwo ibijumba nabibonye ahubwo zani igisenyi ko nabijumba nabonye yo ubwo mujyaga iki bargiye oya n'ibijumba birahaba nabyo nabonye ubusiki batabye nariye ko ari by'abantu basanzwe bazi ngo nabitemaguraga
ako nanje reka mbe ndi gutemagura ibirayi none ya iriri ibirayi tuyi rero ngubu ndagira ngo tuganire nk'umukomediye nsaza ngaha ku kiyaga cya Kivanga i Rubavu. Ndagira ngo tuganire ku rugendo rwawe rwa komedi. Urugendo rwawe kandi baba ari kunsaka baye kugira ngo mbahe none uzi kandi iyi ni kire y'umuntu umwe. Ibyo biryo ni byinshi. Ibiryo ni byinshi. Abeseka ko wabigohaho nawe wabimara. Ibyo biryo ni byinshi pe. Ahubwo nanibagiwe di. Ibagiye. Nanibagiwe. Mama yamaye ibindi. Yagwaye navuga. Uzase ngo ni intungamubiri none nanje ubwo nazizanye bazimfunyikiye. Ubwo nakundi. Subwo ndabijya gutera. Ariko rero nubwo nsanze urimo urafata ifunguro urihangana ukomeze ufate ifunguro ryawe turimo turanaganira. None baramagarika kujya sinje baramagarikaga. Oya ntabwo nari kuguhagarika. Mu busanzwe ukina komedi ariko burya hari uburyo ki waratangiye ukiniye komedi buretse kunkoresha. Je yivoka nayiguze nzi ko ari umutsima none ni amazi. Waje no ku mazi nkubise bihurirana. Nanzongera kugura ibintu mu nzu ngo ni umuki hajya. Uri umukomedian. Ndi umukomedian. Ndi umukomediya. Ngo watangira utuganiriza ku buzima bwawe bwa komedi uko bumeze ko wabutangiye aho bugeze ubu ngubu. Ukuntu nabutangiye rero nari ndi mu mwaka gwa mbere bwo muri segonderi. Noneho mbona ukuntu babikinaga buriya abantu mubonaga bije iyo bija. Ntago ari ejo bundi kuko twese twamusanze mu gakino haba Nsabe haba n'abandi bose twamusanze mu gakino. Yego. None bibonaga nkabikunda nanje ndavuga ni reka mbijemo. Bigiyemo nangira ndi gukina irarore bije bija akinaga buriya narayumvaga cyane. Yego. Buriya nuko byageze aho bigahinduka papa yaranutse nagendeye ko papa arabimbuza mbivamo. Ako nanje narabikundaga mbitangira ndi mu mwaka wa mbere muri segonderi biragenda birazamuka urumva. None ubwo kugeza n'ubwo munsi yakwa twihurije hamwe nk'abantu twaturi kwiga muri groupe scolaire Muhoza ya mbere haba bansabe babije iyo bija. Turakora cyane uyu munsi turi gushimira Imana aho tugeze dushimira n'abantu bakomeje kudushigikira. Nuko nguko byagenze. Ubu ngubu wagiye muri timu y'Irebero mbere ya bije iyo bijya ndetse na Nsabe. Ubundi nago nagiye mu mbere. Ahubwo twewe twarifashe turihuzahuza. Tubona ko dufite impano. Noneho tuba dushinze timu yitwa Icyerekezo groupe. Dufunguye channel ya YouTube tuyita Irebero TV. Yego. Uyu munsi n'abantu batuzi ku Irebero TV. Ariko izina twewe ryacu ni Icyerekezo groupe. Yego. Ubu ngubu wenda nsimbutseho gatoya komedi mukina zitirirwa Nsabe. Kuki mwese mukuzitirira Nsabe? Ugambye ngo komedi mukina kuri title haba haro Nsabe comedy. Kuki mwahisemo kuba mwakoresha izina Nsabe? Impamvu baravuze ngo nago twese twazamukira rimwe. Urumva timu y'abantu barenga 10 nago mwese mwavuga ngo murata muzamuka. Ahubwo twe twaravuze ngo reka turebe umuntu cyakora uri kugerageza kuturushaho gatoya abari dushira imbere none dutangira kwandika filime turi kuganisha kuri Nsabe. Nahara kuri title niyo mpamvu mujya mubonaho ko ari Nsabe. Bigenda bikura Imana icyakorera dufasha. Nsabe murabona urwego agezeho ntago urwego rwo kuvuga ngo ari hasi ahubwo ni urwego rwo gushimira Imana. Ni gutyo byagenze niyo mpamvu twasize imbere Nsabe kugira ngo turebe tuvuze ngo nago twese twazamukira rimwe. Yego. Niyo mpamvu buriya mukoresha izina rya Nsabe comedy. Niyo mpamvu dukoresha Nsabe comedy. Ariko
nubwo ari Nsabi comedy ntabwo twibagiwe ko hari abandi bahari bandaranye ubutumwa babijiyo bija batuyiri barusiya n'abandi bose n'abatoni yego ahubwo nuko twe twavuze ngo reka dufate umuntu umwe n'abantu bandika bitworohere kujya tubonere umurongo tugenderaho tuvuge tuti nyamara tugendeye kuri uyu muntu byaba byiza muri make ninde wazanye igitekerezo cyo gushinga timu y'Irebero ubundi Irebero TV kugira ishindwe twatangiye turi mu tsinda ryari riyobowe n'umugabo bitaga IC yego iryo tsinda rirasenyuka hasigara umuhungu bitaga Christian ubwo ahasigara kutuyobora turakomeza turakina noneho byaje kuba ibintu bikomeye cyane haje kuba ibibazo bigiye bitandukanye ubwo itsinda risenyutse baturi abantu bagera muri 35 noneho mu bantu 35 hasigaramo njyewe na Ndaranye ubutumwa na Rusiya na Tony na Aris yego ubwo uyu munsi wa none twewe twarakomeje turavuga ngo ntabwo icyerekezo groupe cyasenyuka icyo gihe ntabwo twagafunguye na channel yego turavuga ngo twewe uko bimeze kose tuzakomeza dukore buriya igihe byageze aho dushaka kugira ngo tugure mashini yo kugira ngo tweditingireho nukuri ko Imana nanjye kugura ni ipantaro y'ishuri ndabiparika nanga amafaranga kugira ngo turebe ko twagura iki iyo mashini bese ibintu byose twarigomwe twewe ubwo turakomeza turakora hari abatubona uyu munsi bakajya ngo tuvutse ejo bundi ibi bintu tubimazemo imyaka igera mu 9 yego ubwo nuko nguko twakomeje na n'uyu munsi turacyakora ubu ngubu urabona ko byibuze hajemo abakinnyi ndakeka harimo n'abakinnyi bashyashya ubu ngubu kugira abo bakinnyi ubundi baze muri timu yanyu byanga byakunda urumva ntabwo ubyuka ukumva ati nshaka kujya hariya hari inzira bigomba kubanza gucamo ni nk'izihe nzira ubundi iyo ushaka kuza gukina mu Irebero TV ntabwo uhita uza ngo uyihoremo wishoremo ngo urahita ukina oya ahubwo hari ubishinzwe iyo uri kureba zira video zacu hari nimero ubona hariya zira nimero nizo uhamagara noneho uzishinzwe akagufasha kuko ni Rusiya ngo muravugana yangiza akaza kabitubwira nk'abakomite tukakubwira ibisabwa none twamara kukubwira ibisabwa wamara kubyuzuza akaba ari bwo wemererwa kuza gukina mu Irebero niko bimeze wowe kubwawe umaze igihe kingana gute muri industry ya comedy kandi ndi kukubwira ngo ni imyaka 9 ariko n'abanyamakuru muje mu watangiranye oya hari ukuntu ubusanga warabitangiye wenda hari itsinda urimo birakoje muri rusange nyine wowe umaze igihe kingana gute wowe ubwawe apana itsinda ryanyu ni imyaka 9 twatangiriye rimwe mu Irebero TV imyaka 9 imyaka 9 zose muri iyo myaka 9 ni nk'ikihe kintu cy'imbogamizi wahuye nacyo yewe imbogamizi zo ni nyinshi hari abantu kaga ngo ndimbwa noneho iyi kanzu yanje iki hari abantu usanga bari kuyinsebyaho iyi kanzu mwabantu mwibatwaye iki bakubwira ngo iki ngo nambaye ibiteteyi bya mama ko yabimaye ibi biteteyi ngo nanje mbikinishe ubu koko mwabantu ako da ubu ngo biri kugenda igira agaciro urumva aho n'abakobwa basigaye bayinira ngo nyibatize bayijane mu misa ubu iyi kanzu yanje iri kugira agaciro bari kuyinira ngo bayijane mu misa nabo urumva nabyo byakomeye urumva izo mbogamizi wagize baranutse ako sinacika intege ndakomeza na n'uyu munsi ndacakomeje nawe ikintu kigutera courage ni kihe ikintu kineraga courage ni ukujya burya nibyo gutera courage ibyo bineraga courage da none buriya nkaro rukunda gukina niziye n'umundi nizo kurya ubundi mu Irebero TV nyina zore zigiye zitandukanye ariko iz'abantu banziho haba kuri channel yanjye yitwa Tuyiri Comedian
no kuri TikTok yanjye tuyiri comedian yego basanzwe banzu ikintu kijanye no kujya buriya kujya nibyo bya mbere je nkundaga ni nabyo bintunze kuri ubu ngubu ni nk'izihe nzozi uba wumva ufite uko byanga byakunda ubu umuntu wese ajya mu kintu afite inzozi yifuza kuba yageraho inzozi zanje ni ukuvuga ngo ndamutse mbonye amafaranga ni ukuri kw'Imana kubera ko nakubiswe n'inzara nabanza nkagura nk'amapaki nk'icumi y'amandazi nabanza nagajya n'imbada nabanza nabijya izo nzozi zanje izo wenyine nkava ku bijumba ukajya kuki nkaja ku mandazi n'imbada nk'umuntu mukinana niwe muntu ubona akina neza ukavuga ati kabese nguyu abikoze neza uko numvaga nanjye mbishaka ko bwanjye umuntu mbona ubikina neza ni uwo bita Bijiyo Bijageregwari ariko abantu benshi bagiye bibaza uriya niba ari umusaza cyangwa ari umusore oya danaga ari umusaza umusore ari nko mu kigero n'ikimyaka kingahe oya uranaga ari umusaza ni umusore undi bashaka kuzamubona guca amaso ku maso baje bamumvugisha ku ruhande bazasanga atari umusaza bya nyabyo aya ni tekinike ni uburyo we yahisemo kujya ni ibyo ngibyo akoramo ibintu byiwe kuki ukunda role zo kurya kurusha izindi role zose ako se wa munyamakuru we ubu wowe baguhaye ibyo kurya wabyanga oya hari akuze abantu bashakaga role zo kurya niba nanje narazibonye oya uzabaza abantu bose babaze ngo baguhaye role yo kurya mbese uzakurikire na Nsabe Nsabe uri kumva ibintu byo kurya atari byari gushira imbere ibintu byo shira imbere none nta muntu yangaga wowe na Nsabe irore mukina zijya kumera zimwe buriya ni gute babasha kwimanaginga muri timu yanyu aha ara rero mwirebero TV ntabwo ni Nsabe akunda gukina ari kujya cyane kandi nanjye urebye ntabwo muri rore nyina ndi kujya cyane ibi bintu byo gukina ndi kujya bekorera TikTok no kuri YouTube channel yanje yego mbese navuga ngo niyo content yanjye yo kujya abantu bari kugenda bamenyeraho ako mwirebero TV biterwa aje twandika rero yo kujya yego nkabitatamura nkabisekura rumva akubwiye bitabonetse ngo iyo rore nyibone nanje ubwo mprofitira ku byanje nanje nkabirira ku byanje none mbese muri make iyo rore niyo ikunyuze nari ndi bamva wakina mbese ubu uwamarore yo kuzagenda urarya inyama noneho akambwa ati mwana wanje hore uri kujya inyama ibyo gusa zira komedi zanyu hari abantu bajya bibaza nk'ahantu muzikinira location y'ahantu muzikinira aganayo aha ahantu dukiniraga ni ahantu bita kuri Sotiru umanutse uri kushi Kigali urabona iyo uri mu mujyi wa Musanze ukamanuka ahantu bitaga kuri Sotiru iyo uhageze aho ngaho niho dukiniraga buri gihe niho dukiniraga n'ahandi duhinduraga hari amakuru nari ngufite yuko uri umwanditsi ayo makuru yaba ariyo cyangwa harimo kwibeshya za filmesi ntabwo navuga ngo ninje wandika gusa ariko mfatanye n'abandi bagenzi banje ndaranye ubutumwa Rusiya na Tony ntabwo navuga ngo ngiye kubyishiraho ngewe nyine kuko naba nishize hejuru cyane iyo umuntu afite igitekerezo arakizana tukagishira hamwe tukareba noneho ahanini ngewe ubwo uruhare mba mfitemo ni ngewe bipanga neza nkabyandika ubwo niyo mpamvu bavuga ko ndi umwanditsi nako ntago ari nje gusa ubikora bikoranaga n'abandi bivuge ko rero ibyo ngibyo ikina byo kurya ni wabyishyiriyeho kuko nyine ari uzandika gasara uhoze urandika uri kwiharore yo kujya nibaguha nyoko
kuko waba uri kwiha ibintu byiza burya, ahubwo ubwo nyine urandikaga wabona bigeze aho kuzaje umuntu arajya hagesha umwana mbonye bari gutatamura zirambada nkavuga ni girori yo nyihako, ako nyine kubera ko bitakunda uragiraga nyine ukabirebesha amaso. Tugiye gusoza rero, nkaho gira nk'ikintu ubwira nk'abantu bagukunda bakurikiranye TV3 Rwanda. Abantu bankundaga ikintu nabasaba ni ikintu kimwe, muje kuri Tuyiri Comedian, haba kuri YouTube ni Tuyiri Comedian, TikTok, Instagram na WhatsApp ni Tuyiri. Ajya WhatsApp si nimero bakoreshaga, ni nimero ubwo bankurikirana ahandi hose ni Tuyiri Comedian. Bakomeze banshigikire, nafunguye YouTube channel nshasha, ndebe ko nanjaraho nagera ndi kujya we, nanje nshaka kuzamuka mu bijyo, bese mve hano ngaha ku Kivu mitenja nko muri hotel. Banshigikire kandi bakomeza no kudushikikira ara mwirebero TV kugira ngo tujye tubakomeza kubahereza ibintu byiza. Nawe nakwibagiwe TV3 nawe baje bagukurikirana, none se ubu ko nageze hano waruzi ko ndi hano? Nawe baje bagukurikirana ubwo uzaje abahereza ibintu bigiye bitandukanye. Nanone ni nk'iki wafasha umuntu wifuza kuba yahura nawe akagenda nk'ikintu wamufasha akaba yakabya inzozi ze? Umuntu ushaka guhura nanje nyine ni nk'iki nyine wafasha umuntu wenda washaka kuba yahura nawe urumva ufite inzozi nizo ufite kugira abashe kuba wamufasha kuba yazishyira mu bikorwa? Inzozi se zo kujya amandazi ubwo se gacu inzozi inzozi zo gukina comedy. Comedy kumbona ntabwo bigoranye. Ugiye kuri izo mbuga nkoresha wanyandikira tukavugana, noneho guhura nkahura nawe nta kibazo kiba kirimo. Ndeke byandi by'abastari bamaraga kugafata ugasanga bari kwihenura ku bantu, ntago nje mbihenuragaho. Ntago nje nihenuraga ku bantu kabisa. Ako nibyo byiza nama mu bintu njewe Tuyiri mama yanoje kuzaje ndabana n'abantu neza amahoro. Ico kintu natojwe. Yego. Tingo komeze ryoherwe. Yawe nahoze ndi kuryoherwa, nose ubundi ni wasaze ndi kubitatamura, hari ubwo wari wambwe ngo pfundura turebe je peti ndayihoranaga. Mbese ndi kuki mu kuzana ibirayi? Kuki wese mu kuzana ibirayi? Nibyo byagiye mwisorori nago hari harajame bijuma ngo bashire isosi, ubwo nandagera hano ngaho imodoka yabicugushije byabaye nk'umutsima. Ariko mama yavuze ati mwana we twari iyo mvange uje kuyirira ku Kivu nta kibazo. Yes, ngaho reka ngushimire ku kiganiro tugiranye. Reka ngushimire. TV3